Ndagusaba ka audience gatoya, suri gatoya ndaje. Mwihorere njye buriya nta cyambwiye. Bira neza ntabwo ari hoteli kambaye cyane. Ira Sanzure Hotel ryo zanota kumufate bego bafata umotari wari wose abahazi hoteli irazwi cyane. Nana heza hari indabyo nziza hari amazi meza mbega hari cyo kurya cyiza. Ese mwe mukunda icyubu? Mukunda kurya iki? Kugira ko ngiye babwiye gushaka tuganira. Nta kibazo ndaza tuganire none nagere gitahire. Wow, nari ndishimye cyane murakoze. Ubwo twagahuje nka saa 9 n'igice. Kugira nyine ya minota ya saa umpaye nanjye bize guhuza. Anje ko mantegura akazi kejo. Burasa ubundi ubucuti bwe bumariye iki? Nge nta kigo ntabwo nzongera kuvugana nawe. Areka. Yewe nta umugore nkubitira mu muhanda. Ubundi rero urazi na wa mukobwa kagakobwa nyine gashiki ka Migamba. Sukazi ndamuzi fifi. Ndamuza yego. Ngo niko nyine kansanze mu rugo. Birakazindura kaza kwibaraguza nako dore ko narushye inkuru zinsangira zose banze ari wewe wazishaba zinsangisha mu rugo. Ariko nta muntu byapfa koza kunzana. Ikibazo nuko kuzibika binanira. Ngo byagenze bitewe kandi ubwo nyine ngo nawe ngafite umusheri kandi bataravugana ibihambaye ntaramwemerera ati wenda ndagukunda cyangwa iki ngo umukobwa ni wewe washyushye ngakunda umuhungu. Yego ngo agiye no kumuterera ivi. Ibyo ubu noneho ndumva bitoroshye. Umukobwa watereye ivi umuhungu bibaho. Gise bintu niko yakubwiye cyangwa nawe yambwiye nyine gusa ndumva bidasekeje we. Umukobwa n'ujye guterera umuhungu ivi simbizi ngenda abona ibyo umuhungu se kandi we ngo nuwe ibyo muri uyu mudugudu byayogayoze. Ni waheze cyane bambwiye ngo yitwa Bigabo. Kende yanjye isa nirangiye. Kibazo ndagira vuba. Kwagenda nahaze ku motari muri kuhageza. Nana mwohereza umotari akakuzana kabisa. Urana yishira moto. Nana yishura pevema. Enda yishira no gikibazo ni. Okay na kibazo murakoze none reka nanjye nsubire mu mirimo yawe. Sha urakoze itegure neza mama nangiye kuruhuka itegure neza turaza guhura ku saha. Sawa urakoze. Mana wenda gitsinza we. Aranyemerera yanze kumfata mani. Wow, yini ntambwe ya mbere. Vi. Umuzi se? Ya. Ngo ni engineer ngo waje gukora ngo ku nganda urumva afite amafaranga. Hari uwo banyeretse bambwira ko engineer wa mushyashya bazanye. Keka niba ari uwo. Ubwo rero ngo yaramusariye. Yamusariye atese kandi akakanya. Yewe. Ndumva inkuru zawe zitajya zirangira. Genda ubanze ukarabe nyine wenda tugenda ubwawe abantu bawe naho uriya mugore we mwihorere. Uriya mugore se ndavuze iki naho inkuru ndumva babaze kuzaniye ku bwinshi. Ni hatari. Ngewe rero bura ntawe umuntu upfa kuza kunzana inkuru niwe uzimpa ujye umenyereza ibyo muri karitsiye. Cyangwa ugenda rero. Aho uriya mugore ndagira ngo nkubwire ngo ntuzongere kuvugana nawe. Ntabwo nzongera kuvugana nawe. Mwihorere byararangire wenyine bimucange mu muhanda. Uzamere mu muhanda. Uko buriya wabonaga ibintu dukoreye ari byo. Reka nta n'isoni agira hagize n'umuntu kubonana nawe yagira ngo nawe umeze nkawe. Ubona nasebye koko. Buriya narebye hirya ndeba hino ndeba abantu bari batuzi twiyubashye turimo gushwana n'umuriya mugore w'inzaduka hano muri karitsiye. Ego abantu tugiye kugura imodoka dufite amafaranga. Reka n'uriya mugore tumutera ibyo ngabo. Ashobora no kukwimenyereza ukazasanga bamugana aragenda kwakamara ifuti muri ya modoka yawe. Oya. Ibyo niba yazanye se mu magambo urumva ngiye nahurira he nawe nta nubwo nakongera kuvugana na nabira bitutsi byose yantutse ducira mu muhanda we ubunaga ari byo. Sawa rero reka ngende ngafugana umutegereje. Agenda ugere mu rugo nanjye reka mutegereze ubaraje. Sungu noneho ko nigenje Bigabo ndamuhera. Ari ubundi mu Rwanda hari umuntu uteri ya mbere ari umukobwa akabwira umuhungu ko amukunda ariko ndarikocora kuburi se ko babitubwiye. Nanjye ndabimubwira ubwo reka mpamagare mu basaha ageze. Allo Niwe neza
nabategereje nababuze hamwe twari guhurira ngewe nahageze amaze 15 minutes ugeze hehe okay welcome we nende njira ntabwo wafunze mumeze mutase mwebwe urebye tumeze neza turashima Imana n'ubuse mwebwe mumeze mute shatura n'amahoro mwese mujya ruhaza ndahazi ariko nari namenye ko ari nawe utaha kureba ngiro umunsi yo zo kuhaza kuko nawe nari nakubonye nyine mbona ko uhataha none se bivuze ko ari njye uje kureba nawe nta kibazo pe nyuma y'ibintu wakoze urumva ushaka kuza kundeba oya bibaho biriya ngira ngo ubwo twigiraga guhura wasanganye na wa musore twari turi kumwe bita Migambi ni ikintu kiri aho rero tugendana kikimara ngira ngo nawe warakibonye kituzuye mu mutwe burya iyo turi kumara kumva ngishimisha kugira ngo giseke tukubonye rero burya ibyacu biranga ariko nukuri ntabwo ariko nteye ndi umuntu uri seriye ndi umuntu witonda kandi ushyira mu gaciro ubaha nuko nari kumenya kiriya kintu nyine kandi ngira ngo nawe warakibonye ntabwo wabindenganyiriza pe sorry kandi nukuri buriya rero ndi kubyumva sibyo ariko mu buzima tuba tugomba kubaha sibyo ese nimba ubonye umuntu rimwe mu muhanda ukifata kuri ubundi ubuzwa ngende bugufate gute nyine kuko wari ubonye n'ubwa mbere nabyo wabimbabara ukavuga ati se nimba nakubonye ubwa mbere kuriya akaba nagarutse nanjye byarambabaje ko natashye nigaye umuntu ufata umuntu babonanye bwa mbere akitwara kuriya sorry pe tumenyeranye wazajya ubigenza natashye nigaya umutima urandya kugera mu rugo mbura amahoro ndavuga nise bituma hari mvugana na cyane Migambi ko nazongera no kugendana nacyo rwose kengera mu bahageze biteze sawa neze neza sha kabisa ndabona ubahiriza gahunda ewa pero umwana ugira adresse forengeye kubwira iki sha nago nabimenye ko uyu munsi wagenze guteze uyu munsi nabanje muri siporo gusenga nduka gake umunsi wagenze neza ya nanjye nagiye gusenga nuko dufitanye gahunda ko twizihira aha ngaha ndasa nyine kugira ngo duhure sha wambaye neza merci nawe ariko ni mwari ndemeze bigize ni sawa iyo kana ugiye kumbweza cyane mfite amatsiko amasiko yanyishe kuva nawe kora nahise numva nawe bakunze riri wow ushaka kumbwira ko ngukunda urankunda ndikanze ariko ndishimye cyane nanjye umukobwa mwiza nkawe se wanyakiriye neza inaha ntabwo wigeze umfata nabi kengera mu nacyo warakibonye n'ikintu kitari seriye n'ikintu sinzi forumo giforomye ya wagira ngo baranakibonye ese ko mbona uri mukuru umuntu mukuru amutegeka ibintu agomba kubwira umuntu kwera wewe ntabwo uri umuntu ushobora gutekereza ngo uvuge ngo uyu muntu ndamubonye ngiye gutangira muganiriza gutya hari icyo mushakaho wowe ugatega amatwi ngo bakubwire ngo umubwire gutya yego aho wakihangana kandi gutya
burya umuntu iyo yakoze ikosa akarisabira imbabazi ngira ngo imbabazi ziba ari nziza kandi nanjye mbikuye ku mutima ariko basi nyine ubwo ikintu cyari kikuzanye ni ukunsaba imbabazi cyane rwose nzikuye ku mutima reba nawe biranzanye ugize neza nta nubwo natekerezaga ko ibyo bintu wabitekereza ko waza nakubwiye ngo natashye ni sibye ko njye nari njye nabatekereza byari byarangiriye hariya ni uko mubonye nyine nkakwibuka ariko iyo umuntu yakoze ikosa agasaba imbabazi baramubabarira ngiye nkeka ko ubwo nyine nta kindi kibazo dufitanye ntaho twahurira wemerewe kunsuza ariko utajagaraye kuri urajabiriye bro urajabiriye by'umusirimu n'umusore w'igihe turimo sibyo nkanjye ndi umukobwa w'icyerekezo ejo cyangwa ejo bundi nkeneye umugabo nkeneye kubaka urugo ubundi se umuntu uzasanga amuhagaritse mu muhanda kuri azavuga ko ndi mu bikingira sorry nukuri ihangane nicyo cyanzinduye okay nta kibazo ariko n'ikindi gihe byibasiriye ntabwo mbere na mbere ujye ubanza umenye ngo uyu muntu ubundi yitwara gute akunda iki yanga iki kugira ngo ubone kumuganiriza nkeka ko ari byo bizaba byiza kandi nawe bigatuma ugera ku cyo washakaga ko ntabwo bisobanutse ntabwo nakwanga ibyo wabibwira umuntu uwo ari we wese njye nifuza ko dukundana urukundo nyine wa kope na kopine ubwo nshaka ntabwo ari rwa rundi ubwira umuntu wese ngo okay nayo ntacyo bintu nkaye nagukunda irabyishimiye nibyo nari maze iminsi gutekereza oh yes mba ngomba bize neza bize neza ndariko joy oya ni byiza vema ntabwo kugira ngo nibwe n'ijambo ryanjye kuri bwiye nanjye ntabwo nakwanga ibindi ni kuri telefone okay dukomeza tuvugane tutenjoyinga sawa sawa merci gira umunsi mwiza twese murakoze cyane nawe urakoze imbabazi nazimpaye nakubabariye rwose nta mutima mubi nukuri murakoze murakagira ibiryo n'ababirya urakoze ndishimye kandi ndanezerewe umutima igihe umutima umaze iminsi ushenguka kubera ibyo nakoze isi waciye bugufi wabaye umwana mwiza ntabwo meze nka kwa kumwe nukuri ndanezerewe amina nanjye ndishimye pe murakoze cyane none rero ndishimye ngira ngo ibindi tuzajya tubivugane ngira ngo cya gihe Migambi yari yamaye nimero zanyu za telefone wari uyifite se iyi Migambi yari yazimpaye ko utamamagaye waratinye waraswa turi buvugane nabwo nari kuba ngusuzuguye cyane pe sibyo ko nari no kuvugisha n'umugabo njye numvaga ashaka ku face je nashinzwe twari kuvugana bura nari nakwanze pe burundu tubuse amaso ku maso tukaganira nkagusaba imbabazi bivuye ku mutima naho kuri telefone yakwa ngusuzuguye cyane noneho nta kindi cyari kinzunduye pe byari ibyo ahubwo ndabohotse ahubwo tuzajya tuvugana kuri fone tunakanye ukengera nta kintu bintwaye ubwo wabaye umwana mwiza usigaye uzi ibijya mbere kiye wampamagara ariko bitarimo bya bindi byawe oya aha naho nahise mwagendane n'iwacu naho uzajya uzi iwacu usure tugendane neza nk'abantu b'abajeni b'abasore kese hano murakoze murakoze cyane rwose yega cyamata ngiye kwirirwa ahubwo uraho neza iminsi tudaheruka iminsi myinshi umeze utese akazi kaba karameranye ndabizi ntabwo muba mworoheje ntabwo tuba twareye mu kora natwe nuko ntabwo koroshya akazi muri iyi minsi uzi ibyo muhe nabyo aka kamwana genza bitese nkubitiye nkurusi yabaye yewe inama utangiye kunyakira kwe urana wa mukobwa k'agakobwa gashiki ka Migambi kitwa Fifi mva muzira Fifi umushiki wa Migambi ndamuzi ndumva yabaye ikise byagenze bite mukanya arambwiye baracana ahambwiye ngo aracana hanga rero nta mboneka muri iki arangije ati ati tuzahure hari ikintu cyakubwiye
papa genze bitese agututse se ntaganutse nzi ko ari umwana mwiza w'imico myiza arambwiye ngo arankunda yarakimbona ngo yarankunze buri gihe cyose tumana ari bo bikubwira se no kuri kwimarayo arambwiye ngo yarankunze ngo ntarwo ashaka urukundo rundi ngo ashaka urukundo ngatwikundanire akopine imvirwa mu hanyuma se reka rero mubaze nawe nkuzi ko nkuzi hanyuma se ubwo wamushubije nawe tekereza ariya bakuru mukobwa wabise ko ari umucyaro Allo Nana, amakuru yawe urakomeye cyane. Ejo bundi nabuze ukuntu tuvugana rwose, nawe mfite akazi kenshi bindengaho, ariko si ukukwanga, ariko uyu munsi niriwe nkuzirikana cyane. Ndaho ni ukuri ndashima Imana. None se Nana, ko nagira ngo ngusabe ka audience gatoya. Ko nashakaga kumpa umunsi mutukareba ahantu dusohokana heza cyane hakeye, hari ikintu ushaka kuganiriza. Nibyo byaho nyine ababizi mu by'amanika. Bivuze ngo wowe nta no kumukunda. Reka ndamubwiye nti nta kibazo nanjye ndagukunda. Ngoma bari bimbwire ko base ngo ngende njyangize. Ndagukunda. Hago seka ngoze cy'amateka. Bana hari umukobwa hariya wo kwa Magihozo witwa Kedi. Namuri wa mukobwa. Afite icyo biti iki? Nakuze ahubwo wabonye afite iki se wo? Afite icyo biti bikari zanyaje. Nawe nangambaransiza. None kurukireba neza nk'amaso y'inyana. Uramubona? Ngambaransiza byo muhe nabyikagana. Ubwo rero Igabo reka tujye tujya inama. Aya ndavuze neka mpamagare ubwirwa muhera kuri umuntu w'umugabo. Inama. Ubwire ibyo muhe nabyo. Ya baba. Arimo mvuga. Ubundi urubyiruko rw'iki gihe ufite ibibazo. Ikintu bita guhitamo. Kirabagora. Biragoye cyane. Ariko ashaka kugira inama nk'umuntu gusa. Ndashaka kubaka. Uriya abakobwa bo mu cyaro muri iyi minsi byagaragaye ko bubaka. None utekereza umuntu yifatiye icyemezo urumva? Bya nyine bimurimo. Arambwira ati genda shaka ko dukundana. Mfite ibintu byinshi biri ku mutima bimboshye kandi shaka kukubwira. Nukuri. Saa 9 saa 8 haba. Urakoze cyane. Kundana. Kandi we ntumukobwa muri make. Ubwo wowe wa Nese uko arantunguye Imana. Arantunguye arambwira ngo arankunda. Je rumva jewe ahambwe ati kandi vanjyangize. Yego. Gira niwe ufite gahunda. Urumva nyine nawe urabyumva. Gusa bigaho. Bitekerezo neza. Amuzaneka amagare cyane amatari n'umuntu w'umugabo nabonye ari umugabo. Reka kugira inama. Gira inama. Buriya Fifi. Umuco bitanya umuco nyarwanda cyakoza gafite gasura ko ari mu cyaro enda tabashe kwisiga ya mavuta numvishe yateye ubu tuma batukura bakagira ariko afite kanatire ko buriya yanakubaka ngiye ko mbibona ngiye nabonye yakubaka ariko se basura bigenzi kere yase uramubura yanjye ngo biranshanze harayese none harambwe ati mvanjyange isubizo je ndavuze ni se ndahakana nyine ubwo ndavuze nti naye ndagukunda uriya rero ugomba gufata icyemezo kundi umuntu w'umugabo ukavuga ngo jewe hagati ya Keria na Fifi ungiye inama nk'umuntu w'umugabo yene bitekerezeho umuntu wo mu cyaro niwe wubaka bose bakubaka ariko je uriya nsanzwe nzi imico yiwawe uramuzi wawe mbese wa buriya ateye ajya kubagara munsi y'umuco myiza agira ngo ubwirwa mbonye arimve mu gasiporo oya nibyo reka nkureke oya ndeka nanjye mu kazi kungira inama yego urakoze cyane sawa wambaye neza se mwana wawe witeresha kuri Yesu urayishobora ndetse hano twavuganye n'ugiye kujya hano wambwiraga ni umunsi se ni umunsi
kandi ndetse nagendera no kumiteguye n'ugendeye ku mwana wanjye ino ntabwo ari heza ubona ko uri mushyashya ujye utaha kare nabonye ibyo nabonye hari imihanda mibi utaha kare hari ibihuru banagutega rega hariya hepfo ntabwo ubonye amashyamba yari hepfo ukuntu ameze ujye utaha kare rero kandi rwose umwana wanjye ntabwo nkunda urumva se nkunda abana bataha bwije urumva ntugire ikibazo cyo kuza wambaye neza cyo najye guhindura uyajyana kandi ngaho genda takubangura ndabambya bumve saa 12 ugeze aha ngaha we mugira ikibazo no ntabwo ari heza mwana we abahungu baranzana bareba nabi abahungu baranzana ntabwo boroshye ntabwo najya muri umuna wawe uramutse sanda babuka yego kibondo banguka Asante. Ya nishimiye kongera kubona. Nange ndishimiye cyane. Shakira ntago nari nzi kuri buze. Oya, twiko busiziranye agomba kuzana ngo. Matarese kugiraho neza. Yahangishije nta kibazo. Okay. So nagushyire ku mpande y'ifi rero sinzi niba agafika kugwa neza. Nta kibazo twabiteguye nuko. Okay. Narakubonye ndakwishimira. Mbona umwana mwiza ureba neza. Useka neza. Birese mpe. Kiriya. Shano ko nabonye mbona umwana afite imico myiza. Naje kare. Ni umutima wanjye wahora gudunda ntari nakubona nyine. aha niho nari nateguye kukuzana ngo tuganire dutuje kandi tunezerewe. Wakoze cyane wateguye neza ubona hasa neza pe. Iyi hoteli ndayikunda cyane ariko abandi urahankundishije cyane uko hameze neza hari serivisi nziza kandi zinoze. nabikunze mu by'ukuri rero uriya rero uko ari nazi kuri kubwira mu kavu naragukunze pe bitagira ingano. dore nuko numva benshimije nukuri naragukunze cyane ariko cyane bivuye ku mutima kugira ngo n'ejo niba usanga mu rugo narabibonye ubwuzu nari mfite n'ibyishimo byinshi ni ibigaragaza ko ngukunda. rero ntabwo nari gupfa guhita mbimenya nyine bitewe n'uko tutari tuziranye tumenyeranye ariko aka kanya kubimbwiye ndabyishimiye kandi neza. Wakoze cyane. Nagusabaga urukundo rwose kandi rusesuye rurambye ruzatugeza ku bintu byinshi. Urarumpaye? Urukundo byo nta kibazo. Utaduhaye seriviyete.
Tuyimere shana. Nuko Imana agira ngo ubwire ikimenyetso cy'uko mukunda narakubonye ibyo munsi numva ndagukunze. Sinzi niba nabanyemera ko nkunda. Ako n'ijambo ry'Imana yatubwira ngo dukunde nk'uko Yesu yadukunze. Ndumva rero nanjye nta mpamvu mfitiye kutabona gukunda. Okay. Ndishimye ntabwo wabona ukuntu wabyumva ku mutima wanjye. Nubona ngiye gatoya umuntu witwa Mutekano wita Migambi ngiye kumureba gatoya yaraye kwitabira hirya muri Kave. Ari utuntu tugiye kuganiraho gake muri company w'umutekano. Rero bakwakire neza nawe serivisi nziza ihaba. Cyane nahashimye. Rero narakurebye umuntu ndakureba umuntu uri mwiza mbona biye twahuze. Kandi nishimiye ko imbereye inshuti ukambira umukunzi. Ntabwo nawe ugende nabivuga. Tazaye seriviyete. Appétit. Merci beaucoup. Wakoze cyane. Nakubwiye ngo mugire apeti kandi mwishimye muryoherwe. Sibyo? Umeze turyoherwe gusa nyine ndumva hano abantu babikora neza. Urahankumbuye rero. Kumva yajya mwese. Iyo ukunda umuntu undi utambeshye. Utangiye kumva ryari mushaka. buri urukundo rero ni ikintu cyiza ako kanya. ngo ibyacu no gutangira tukabyubaka tukabitegura ku buryo bizagera ku ndunduro tukibanira. Sibyo? Ngiye nicyo cyifuzo ufite, ntabwo ari urukundo rwa ambiance ngo turaragisa gutya twirwa rutenderana nkaha. Rero shaka ngiye nkacu bintwaye aho ikibazo sinjya nkunda umuntu mbeshe. Oya. Ibyo ntabwo bimbaho. Dutangiye gukundana sinjya nkunda umuntu mbeshe. Ntabwo bimbaho. Cyo kumuntu uri romantique byo ibintu byo kuza ukina ngiye ntabwo ari byo nzi. Okay. Kuko igihe ngezemo ni igihe cyo kuba nakundana nitegura ejo hanjye hazaza nshaka ibintu byo gukina sibyo. Okay. Niba wumva ari byo urabinyemereye cyane. Abakoze cyane. Ubwo rero mu by'ukuri ngira mugiye kubibona ukuntu ngiye kubishyira mu bikorwa kuva uyu munsi kuva isaha kuva uyu munota. Intego ufite nuko tugomba gushinga urugo rwacu tukagira abana turi gutinza kujyana abana ku mashuri. Tuzagenda tubireba haracyari iminsi batakora kuba abana bari gutinda kujya ku ishuri rwose. Igihe kirahari ariko tugomba gutegura vuba vuba. Ariko mpamvu ufite akantu ugira apeti sibyo? Ibi ni we nabiteguriye. Nyagusaba ka audience gatoya, suri gatoya ndaje. Kamunye ngiye hano kubwiherero gatoya. Nta kibazo.